wa mwanya w'ikiganiro turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi utoshye, niwe uri ku muhanda w'ibyuma abagezeho amashusho anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Inoni yawe biramuhumuriza, wansanze nigaragura kandi uwo mwaka ni umwaka mwiza kuri twese. uwo mwaka urimo ibyiza, urimo ukuboko, urimo amahoro n'umunezero. Dushimiro kuko turi kuva mu gatandatu w'ikiganiro umbeshaho, imvura kuko kugira ngo umbeshaho, ni kenshi cyane umbeshaho, nanjye ndiho, ariko Imana ishobora kunyura wansanze nigaragura Imana ishobora byose ibata ry'ibyaha, umfata ukuboko urangarura utibaho mwana wanjye, tubayeho umugambi wawe, tubayeho kugira ngo uhaguke. Urakoze mu bw'aya masaha duhaye, dore ko iki kiganiro agubwe neza kandi abumvishwa mu izina rya Yesu, amen. Hahirwa umuntu udatsindwa ngo akore ikibi iyo ageragejwe, nabisohokamo azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayumvira. Aya magambo tubona mu rwa Yakobo igice cyaho cya 22 avuga ngo ibishuko nanyuzemo byo byambereye umwarimu mukuru mu kumenya Imana. Uyu muntu witwa Martin Luther mwese yaravuze ngo ibishuko byose nanyuzemo byambereye imbaraga zo kumenya Imana. Buri gishuko rero ni umwanya ubuhawe kugira ngo ubashe gukoramo icyiza, ubashe gutanga icyiza mu nzira yo gukura mu bugingo. Ibishuko nabyo biduha bitubera ibuye byo kuriraho kugira ngo aho kuba igisitaza icyo wakambiriye kera uragikoze kirasohoye, wansanze nigaragura. Mu magambo yanditswe mu gitabo cy'umutima ufite intego na Rick Warren yavuze muri ibyo byombi ibishuko biguha guhitamo icyo wakora. Nubwo ibishuko ariyo ntwaro ya mbere Satani akoresha kugira nabi, kugira ngo umenye intambwe yo gutera wica mu mubare w'ibishuko n'inkambu. Reka tuvuge urugero ambuye mu buryo bwa gisirikare, uburyo wacitse ambuye zari zigutegereje nibwo buryo bugaragaza uburyo wamenyemo Kristo. Nko kugira ngo usobanukirwe ibi ngibi ugomba kubanza kumenya ibiranga imico ya Kristo. Umusirikare nyawe wa Kristo bimuranga, bimufasha kumenya gusobanukirwa imitego ndetse n'ibigeragezo ariko kunyuramo cyangwa se ibishuko arimo kunyuramo. Rero hari ijambo rya mu basomere ibyo bigaragaza imico ye ko uwo muntu afite mu by'ukuri imbuto z'umwuka wera. Iyo umwuka wera ari muri we ugenga ubuzima, iyo umwuka wera ari we ugenga ubuzima bwacu, azatweramo. Iyo umwuka wera ari we ugenga ubuzima bwacu, kenshi uzasanga atweramo imbuto zikurikira: harimo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, ubudahemuka, kugwa neza no kwirinda. Urugero rwo kwirinda rero ni rumwe mu rubuto rw'umwuka wera ku bantu bizera Kristo. Rero izo mbuto 9 zose tuzibona mu gitabo uko zanditswe, tuzibona mu gitabo cy'Abagalatiya. Zose zirambuye mu buryo busobanura neza byategeko rutayandi ngo zirikana neza ibyangaga Yesu Kristo cyangwa se uburyo bw'iteka umutima wawe wese n'ubwenge rwose. Yesu ni urukundo rutunganije rwose, ibyishimo n'amahoro, kwihangana ndetse na ziriya mbuto zindi zose zibumbiye icyarimwe mu muntu witwa Kristo. Kwera imbuto rero z'umwuka. Ikindi nakongeraho amagambo akurikira akubiyemo rimwe mu mahame y'ubugingo akomeye ukeneye kumenya ubuzima. Imana ikunda cyangwa se Imana ikuza imbuto z'umwuka muri wowe, yemera ko unyura mu bibazo n'ibigeragezo ndetse n'ibishuko bitandukanye. Uko
wumva wagendera mu ngeso zitandukanye n'imbuto z'umwuka Imana ishaka kuwera. Muri make igishuko gituma ugaragara nk'urubuto cyangwa se nk'igiti gikuze cyera imbuto z'ubukure bugaragaza Kristo. Gukura mu mico iteka bisaba guhitamo, kandi koko ubasha guhitamo mu buryo bwa maturity. Kubasha gufata umwanzuro, kubasha guhitamo gukora amahitamo meza nicyo kimenyetso cy'uko umuntu ari mukuru, kandi ibishuko bitanga uburyo bwiza bwo guhitamo. Urugero, nk'iyo Imana ishaka kukwigisha gukunda, ishyira mu nzira yacu abantu badakunditse. Mwese muzabibona ahantu badakunditse, ijambo badakunditse unangaza cyane, ariko si ngombwa ko bagira imico myiza kugira ngo ubashe kubakunda. Icya kabiri, ikunda gushyira abantu muri twe, ishaka gushyira abantu batubabaza igihe ishaka ko tugira kwishima muri twebwe. Idushyira mu bibaro turushaho kwishima mu gihe tubabaye, kugubwa neza mu buryo ubayeho, ariko ibyishimo nyakuri bituruka mu buryo ubanye n'Imana. Ntabwo ibyishimo nyakuri bibaho kubera uburyo ubayeho, bibaho kubera uburyo ubanye n'Imana mu binyakuri. Rero icyo Imana ishaka muri wowe gukuza ni amahoro akwiriye muri wowe, iguha ibikomeye bikuza amahoro kugira ngo ugwize amahoro abwire muri wowe, no mu gihe bikomeye, no mu gihe hari intambara wo kumva ufite amahoro, kuko byerekana ubukuru ufite ukwizera Imana no gukomeza kwiga kubana nayo. Ikindi ni uko kwihangana bizanwa nabyo n'ibigeragezo wanyuzemo, uburyo wabashije gucika cyangwa se kurenga bya